oya bagenda bugiye gucya kuko urabona Mutoni akora ahantu mu kabari afunga saa 8 muri zo saa 8 Nzovu aba yananiwe tuvye bagera kwa Nzovu saa 9 Nzovu ahita agwa kawo ngo yongera kumubona bukeye ngo akamwotsa ka mu gitondo bahita bata buriya rero nje mu iki kiganiro hari umuntu wari umamagaye ari kungira inama ariko murati rero duyaka nanjye mfite umugore wanjye tumazanye imyaka 24 kandi urabona ngewe ndashaje ngo imyaka tumaranye ntazi kuvuga ngo mbabarira ntazi kuvuga ngo urakuze ariko nariyanganye kugira ngo nkore iki kugira ngo ndebe ko nakubaka urugo ngewe rero ntago ndi weho. Yes, mbahaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro bya Ubumwe TV show. Uyu munsi ngarukanye n'abagabo babiri. Umwe ni umuzungu ku ruhu, undi ni umukongomani. Kurira igipangu we. Undi ni umukongomani. Uri kubona hejuru hari iri kurira igipangu. Ndakaje. Ngiyo nayibona. Nimbwa ni ipusi ni iki? Iriya nimbwa. Gaju. Ibintu by'imbwa ariko ubanza ubimenyereye. Mwegereze mikora tubwire. Nakira wereka imbwira ryo. Nago nanzi ko imbwa yurira igipangu ahubwo amakuru nari mfite kumbwa. Nuko imbwa izi koga. Koga buriya mu kivo mu Ye kintu natari nzi ko kizi koga n'inka. Inka se buriya nayo izi koga. Irogoga. Ari inka nabonye nimba ari ku kibuye. Zoga zikava hamwe zikajya. Ako ni ziriya zituriye amazi hafi y'ikiyaga. Ahubwo ngi kintu nabonye imbwa intama zose. Intama buri iroga ihene. Umuntu niwe uri igicucu utabuzi koga. Oya abantu ariko hari ababizi hari n'abatabizi. Awe ntabyo se. None se wambwira ngo imbwa yigiye koga. Wambwira se ngo intama yigiye koga. Ari gukita mu mazi. Iroga. Kandi we ntiwashobora koga. Kandi nyise nayavoma. Amusirikare wawe rewore. Ariko nje nzi koga ntago ndi mugenzi wawe bro. Cyakora nje nogera ku jerekani. Jerekani. Rega muri Kongo nako siribayo. Ibaze ko uri umuntu koga ni kosi umuntu boherezaga ku rugamba bagutaye mu mazi ari ukoroha. Ariko se uyu mutipe ni bwoko ki? Oya. Kwari kuva amazi. Gerega mundebere ndagiye. Je nakubwena ko ndi umwana wo muri neje. Oya bari kukubaza impamvu uri kuva amazi nguru. Uzi ko ikiganza cye cyatose wenda nuko abantu indwara ndwaye urumva. Wagira ngo avuye gukaraba. Tangwikira. Bazayisobanura abantu. None ibirenge bireba byatose. Bakurangira imiti. Indwara ni bwoko cy'abantu bose muri komite muze kutubwira bamushakira umuti. Ntabwo uzashobora yakubonye kuntu nzibishije kwa kuntu nangiye kumuserereza. Seri yari kuva amazi byatari. We na Esther se ngo bimeze bite ngo mwatushwanye. Aya toreko. Nawe urugo rwawe na Esther. Nirumeze nka rwandi rwanjye. Esther rumeze nka rwandi rwawe. Esther mwambuye Nzovu. Nawe rega wamusubije rega yakane tukirengagize nawe ko ari umugabo yambuye umugore kuko umugore nawe yaje afite umwana. Yaje afite umwana ariko nge ntago namumwambuye kuko yarizanye kugezana n'ubu sindagera iwabo. Ako umugabo uramuzi babyara. Nawe nzi serious. Maye nka data bagahora gwe. Gusanya umwana we mufata nk'uwanjye. Nanjye rero Esteri umwana we nubwo namuzi nanjye mufata nk'uwanjye. Nubwo hajyazamo byabigorane kandi no mu biganiro twagiye dukora Esteri we niwe wemera amakosa buri umaye tukaguranura buri we watuba muzi. Nje buriya nashobokana nuramuguri wa. Buriya rero nje mu iki kiganiro hari umuntu wari umamagaye. Ari kungira inama. Ariko murati rero duyaka nanjye mfite umugore wanjye tumazanye imyaka 24 kandi urabona ngewe ndashaje ngo imyaka tumaranye ntazi kuvuga ngo mbabarira ntazi kuvuga ngo urakuze ariko nariyanganye kugira ngo nkore iki kugira ngo ndebe ko nakubaka urugo ngewe rero ntago ndi weho bikubwiriye hano ko utabimubwire kuri phone ukaza kumubwira imbere ya kamera simise mukupa ntabwo usanze turi kuvugana se mukupa
ariko rero narabanje nyiseguraho ngo ngiye ngo ndi umudiaspora ngo ntugire ngo mfite amafaranga ngo ngiye kuguha amafaranga niba udashaka kumpa amafaranga uri kungira utunama twawe twiki niba abadiaspora bagihurika ariko bari abadiaspora akaza kugira inama nanjye narabiyamye zigafata amasabi ubu ngiye magara iki kiganiro cyanjye nari ndimo ngo ndi kumva izo nama zawe nta n'ikintu uri bume nta n'igihumbi uri bume iki kiganiro cyanjye ndimo hano ngo nkomeze numve izo nama zawe kandi uzi impamvu wabona yatetaga cya Dusabe yakumva ari akawitabye akayakumwigisha inama afite abagabo benshi b'abasaza bamuhamagara bo muri Amerika ariko abo ntabwo ari abagabo be ni abantu bamugira inama kandi uvuze ngo ni abagabo be ntabwo nafata umwanya ndangiye gukora ikiganiro cyanjye ngo numve inama zawe ziri bufate isaha yose that's not clear ntabwo ari uko bimeze akajwi rero akunda ndungurukira umugore kubera icyo ari kuvugana n'abandi bagabo umugore wangirwa mugabo simva kunanutse ngo nta mugore ufite ngo uringirwa mugabo ubu se akawe n'ingirwa ki aya ngendo mu papa blessing wahukana akongera agataha reka wongere ubone ubufaranga nawe ukanutse ngo ngumve ikinyarwanda yahukanutse ninjye wicuye ariko ntabwo Dusabe yaje kunyura urabona kera wa mugani nk'umugabo wagombaga kwicyura nose Dusabe rega nawe yihagararaho njye nicyuye ntabwo yari kuza kugucyura njye nicyuye ubu ndi mu rugo ndi gufata ako kavangi gafata ikintu cyerekeranye n'agakoma mu gitondo the thing like those ariko uyu nguyu ngo rimwe aba ari kwa Esther nawe akaviwe akagiwe bafite ingwe bigiye iwanjye ntabwo arahagera mufite kuva namenyana na Esther iwanjye ntabwo arahagera amenya atabashaka no kuhamenya uretse ko banankubise na Preyave ubu ibibazo ni ibibazo genda ube kwa Esther rero gutura yaka wamucumbiki yaka ngenda shaka kuncumba njyana hehe nawe kuri ari mu nzu y'intuza we yari kwa Dusabe nayo nsiye ni yabandi ariko ari mu nzu ntoya nicyo kibazo inzu ntoya yandise inzu ntoya yandi inzu y'icyumba kimwe ako Esther yamwenga zancumbikira Esther bagomba gucumbikira n'ubundi se ko ari ugutunze urahaha se Esther siwa inongegera ntabwo iza tukayigaburira ni wowe wenyine ubu kakajwe nawe ujya kurya kwa Esther ejo ntabwo wabonye arimo amaze gutanga ruswa ejo yatanze umva rati ikintu ugomba kumenya umva rati ikintu ugomba kumenya uzacunge iyo umuntu bamwatatse ashaka ukuntu yitarutsa wowe ahubwo wavuga uti wakavuza uti ndajya gucumbika ku mugabo mugenzi wawe Esther kugurira icupa rapi Esther kugurira ipantaro aragura nkagura Esther aragwaye mubaze nguri aragura nkagura yakana warabizi maze nawe barakugaburira ariko ngiye mbonye umugore nka Esther umugore wa Esther ugomba kuntunga kama buri kimwe sibyo navuga ngo tugurane wera kuri box sibyo navuga ngo tugurane shanatuza oya wamaze we bahereye ku nkweto na box bakuguriye urashaka iki na box yanguriye era box we kana maze imitsi na box akora ikintu yamaye nagakeci si keza yagukuye muri ya mihana yo mu nganje wararagamo rugoreye iyo umuntu yakije wituvuga umugore nuriye uyu mugore nuriye ariko umugore kuguriraga nawe rero nibagire bamusirimure ariko inkweto nawe niyo bamuha uyu muzungu rero wapfubye nawe bagire barebe ko bamugeragereza muzungu wapfubye kuri ubu ariko nganywa ikigage niyo makuru warudu yakubise karindwi turi igicumbi wese ko bagukubitiye ukanga kwinjira rwose karindwi k'ikigage abaturage se ntibabanje kugira ngo ntago azi ikinyarwanda bazi kagera basanye boss bari bazi ko ari we boss ariko babonye ukuntu anywa ikigage baravuga burya umuzungu nawe akarindwi yanyweye akarindwi wenyine cy'ikigage kera kigage cy'ibyumba cyumvisha ute cyakiryoshye pe ariko ikintu cyambabaje ni kimwe yaka kuba waranze ko twinjira muri nkambi ngo ni controlere ndeba hano wakuraga amabara iriya nkambi isigaye mu kigo cya polisi abantu babaye igihembe camp inkambi yacu yabaye ubutayu hasigaye hari mu kigo cy'abapolisi niyo mpamvu se ko abandi barabyemeraga ngo kwinjiramo impamvu wabyanze n'inkone wakora abantu twabanye igihembe camp ndabasuhuje sana aha se wabaye
aha wabaye iki noneho mana ko aya namenyo bakumye hano nagonze igikuta ariko mana yanjye nikubye ku gikuta ariko mana yanjye sibwo ibi ni ibintu byadaje aka ni akantu wajya kuvuga mana yanjye ariko naramenyo oya ya ntabwo ari amenyo mwe kujya mukabya ibintu urabona mwe akantu iyo uza kubona umugore atari dusabe wari kubayeho gute iyo uza kubona umugore wundi dusabe se tumaranye imyaka ingahe ku buryo wambwira ngo dusabe ni wa mugore wihanganira amakosa ya ukahukana ugataha ukagenda ukamukubitira mu tubari akihangana dusabe njye nigezemo ibipfunsi n'amavideo warekuriraga harakunganje bagufashe video ugiye kumukubita bayishyira kuri TikTok z'umuntu wabikoze ni imbwa yitwa Shiro unadanganya you are lying unadanganya siko mbona utayakwiyayuza maze kujya kuvuye kujya kavange ugasiga n'umugore wa shandi akavange cy'igihumbi hano se kutamuzana niye kutamuzaniye oya buri abagore ntanzara bagira buri umugore babafungiranye mu nzu ngo mumare mu icumwe wowe kwa kane uba wapfuye ariko umugore ashobora kugeza ku wa mbere akirimo akuka serika kunywa akabyeyi ryari uyu nguyu ntabwo iminsi 2 yayimara ende byarakaraka n'umunsi umwe biba byabaye sha inzara yawe yo nawe narakubonye niba hari abantu batinya inzara nawe urimo oya ngenda yitinya ariko ngewe nta nubwo yemera Esther akamucira mu maso akagira ataka akavuga ati bangaburire nge ntabwo nabuze ibyo kurya uzabaze na Esther ngiye ndya neza no kumurusha iyo umuntu ari na wenyine aba ari wenyine uzabaze na Nzovu ngewe namaze gukorana na Kajati cariya muri Simba nkakubita ikiro cy'inkoko cy'amaguru kigura 8,000 nk'amaguru y'inkoko ikiro kigura 8 sosiso zigura 6 urumva nkamanukana nka depa hari nkajya naha nkakaranga kamwe muri Simba Simba zose zo mu gihugu niko ziba zigura inyama ni make ndabamamarije ariko nubwo ntacyo nkamari ukumva nge no bufatira imanzi none se nagiye iwe ahubwo nibwo njyana Esther nawe ateka neza Nzovu ni umenya amakuru Nzovu ne wabime Nzovu arahari guserera jewe ni guserera ukareba nka mbeguru nitahiye reba ndi hariya kuri cafe suzi ko amakazu bateka amakareti yana nyangura kareti ka 3 urumva bagakateka neza nigure n'utunyanya twanjye ku kabotike n'akamage nkamanuka ngani akira mikoro mugirana inama yuko mwakubaka ingo zanyu turagirana inama se twe turazigiriye hata nitumara kwibonera umufungo tuzabajugunye n'ubundi nizo zacu twigereza yerana inama ngo tuyerane inama wowe se wayigiriye wowe kutabana n'umugore k'umugore wabaye ubuseyi nk'ubushatse wamuca inyuma inyambwira nk'abantu rero abantu mufite abagore mutabana nabo buriya kuguca inyuma biba byoroshye umugore guca inyuma mu bana cyangwa umugabo uri kumva reka batera injuga bajyane nabo abakore n'igihe ureka turi mu kiganiro sibyo rata ibintu urimo ni ibi sibyo rata umva oya tukomeze ikiganiro y'akarata mureke ubundi uyu muzungu buri kakajwe umuhinde hatagiye ikibazo nibaza kubera iki wavuye mu bitaro na serum ukajya mu kabari wakagombye kubanza ugakira neza ubundi ukajya ngewe ntabwo nigeze mva mu bitaro na serum byagenze gute navuye mu bitaro narakize neza rwose murumuna wawe yarambwiye turi ku nganje ati yaka murumuna wanjye se ko nta hantu nigeze mbana nawe mu bitaro wandi uba ku Gisozi none se uriya nzihe arakuze kwanze hano ko atigeze agera no muri umunsi warashe urusisiro rwose amagazine ukayimarira mu kirere none se uriya yageze abaho umusirikare ariko mwarabana ariko urasa urusisiro rwose ntigeze aba umusirikare urasa urusisiro rwose uva yava muri Kongo ari umwana ntigeze asubira muri Kongo ariko warashe urusisiro rwose amagazine imarira mu birere icyo gihe ngo bagukubise inkoni zasagutse kuri Yesu Yese ndiraye kurasa urusisiro ndajya kurasa abaturage ndarasa adu ushira mu kirere wari wasinze ngo ganja planta yari yamaze kukwinjira ako jya wemera kandi ubanezemo agacupa wabyemera urusisiro wararukubise yakaye umugabo mwicaranye umubonye umubona uti ukimubona yigushyiramo imiyaga ngo umuvuge neza nuko ari umusinzi wo ku rwego rwo hejuru mugenzi wawe ariko
patera usinda akagira asimbuka etaje muri biki gihe avunika ijisho umuntu aragwa akavunika ijisho ngo yaguye kwa nuza kwa Ndimbati aratubwira ngo yaraguye waraguye ubanza ijisho bamba bareba nk'umuntu uri kurebera muri jomeri Patera nawe icupura ribabaza pe ariko riraje nanjye byambaye sinabyibuka ariko icupura ribabaza ariko icyo nzi ngo narenze etaje no hasi ngo pa bandaturitse ako Patera nawe ugabanya inzoga nawe uzigabanya unywa inzoga rwose tugira inama tekereje muri gihe tujya Sodoma ukuntu wasinziye ngo ukoraho telefone ndayibika urumva nitanga muri kontwari ngo bayikubikire wasinziye wahize narinzi ko utari bugere mu rugo yanjye nageze amahoro wamaze kugenda rero uwo bita Metere Nzova baraje azabaza ngari azambaza ngo uri hehe mpita nicara Nzovanamo birangira atahanye nande na muto ariko bya bindi bavuga ngo Esteri ngo yagiriyeyo Nzova ubu umuntu umufite ni umuntu Mutoni ngo tarani ikibazo Mutoni ntabwo aba ashaka kubigaragaza bashaka kugira ngo abikore bwihishwa kandi Nzova ari umunyamagambo Nzovu ni umunyamagambo kandi Nzova asigaye ahitamo amagara akahita bimbwira Nzova ahitamo amagara akahita ambwira ati avuye hano Mutoni maze kumwotsa mu ahitarari oya bagenda bugiye gucya kuko urabona Mutoni akora ahantu mu kabari afunga saa 8 muri zo saa 8 Nzova aba yananiwe tuvye bagera kwa Nzovu saa 9 Nzova yitagwa kawo ngo yongera kumubona bukeye ngo akamwotsa ka mu gitondo bahita bata ubwo veterani ziba zigiye ariko nawe wa muntu wotsaga naramubonye arya bamwitana Maneke naramubonye nawe kwesa n'izina cy'Imana naramubonye ako ni mubisha ako nawe uzajya uyakaba urabona namujya mu maguru ko none se ko bamugushinja uranamujya mu maguru dusabe wangiye yagiye ko ariko none uri joro naraye kwa Dusabe ibuna sigaye afite ahubwo agiye kuzarirusha Esteri hari umuntu uri kumamagara nemereye ikiganiro ariko ibuna afite ngo agiye kuzarirusha nde agiye kuzarirusha Esteri wa Esteri asigaye afite ibuna asigaye agenda handuramo agakarisa we agenda handuramo agakarisa kwa kundi bagenda bakanoboza kafashe mu buno hagati ariko buriya ni agasitiringi ariko Dusabira revo ntabwo yayigeraho ubu ngubu etanda rirabuno rya dusaba byibuha ari uko muri kumwe rirabuno rya Dusabe mbanze ndijegeze nk'ibyumweru bibiri uraza kuri ukuntu raba rimeze nyine we mwiteho umva rero bakunzi b'ubutumwa bugufi oya ntabwo mvuze ubutumwa bugufi ni filime nigize gukina filime bita ubutumwa bugufi by Vidi Frank Imana imwirukuri dashira Vidi Frank yarapfuye yewe ntabwo ari inshuti yanjye ari boss wanjye Vidi Frank muramuzi yarafite channel bita Rwanda Paparazzi yacagaho filime bitaga ubutumwa bugufi Vidi Frank rero yarigendeye Imana imwirukuri dashira and God bless you sezera abatumirwa mbasezera ndagusezeye wa mutumirwa we yakamwana dusoreje ikiganiro bye bye.